Ijambo ry'umunsi. Kwezwa n'urugendo. Soma Tesalonika ba mbere igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Waruzi ko Imana itagukijije gusa kugira ngo ikurinde kuzimu kujyane mu ijuru. Iki kiri imbere mu gihe uri hano ku isi ni ukuguhindura mu ishusho y'umwana we. Soma Roma igice cya 8 umurongo wa 29. Gusa ariko nanone kuri iyi ntambwe yo kwezwa kwacu ntabwo dukorera byose. Dufite inshingano zo gufatanya nayo no kugira uruhare rugaragara muri gahunda yacu yo kwisanisha na Kristo. Nyamara abakristo benshi bafite imyitwarire idahwitse, aho boroshye icyaha kandi bakagifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe cyane. Bakoresha urwitwazo rumaze imyaka myinshi cyane rukoreshwa ngo ntawe utunganye. Igihe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wateye intambwe ya mbere mu rugendo rwawe nawe. Uru rero rukaba ari urugendo ruzamara ubuzima bwawe bwose mu gihe uzaba ukiri hano. Iki gihe ariko kandi umenye ko waninjiye mu ntambara yo mu mwuka hamwe na Satani. Umwanzi abakora uko ashoboye kose kandi ashobora no kuba yarabuze ubugingo bwawe. Ikindi kandi agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo akubuze, akuyobore kandi aguce intege kugira ngo utazagera kuri Kristo nk'uko ubyifuza. Ikintu cya nyuma ashaka ni intungane. Arashaka umuntu ufite umubano mwiza na Nyagasani. Abizera benshi baretse inshingano zabo zo kubaha ubuzima bwera. Bamwe muri bo bareba kandi bagakora neza nk'uko iby'isi biba biri. Ubusambanyi ni kimwe mu byumvikanyweho n'uma Paulo yavuze mu buryo bwihariye, ariko kandi mu by'ukuri dukwiriye no kwirinda ibindi bintu byose bibangamira kubaha Imana. Hari ikintu cy'isi ufite mu buzima bwawe kibangamira ubuzima bwawe na Nyagasani, utekereza yuko wareka umubano wanyu ukagenda neza. Gerageza kukireka none. Wishaka yuko kantu gatoya gakomeza kugenda gakura, kuko bizarangira kibaye ikintu kinini cyane, bikaba bishobora gutangira ari umugozi, nyuma byarangiza bigahinduka ikiziriko, nyuma kikaba umunyururu kandi munini. Ibi rero bikaba bizabangamira umubano wawe na Kristo. Subira kuri Nyagasani, ureke inzira y'ubutungane bwawe ikomeze. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Ibindi Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.